Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze mwebwe mwamaze kubona ko ari ngombwa kuba kuri Kabu Nation mudahwema gukandaho kugira ngo murebe icyagiyeho gishya. Abadukurikira muri mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru y'u Rwanda, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abadukurikira muri diaspora, namwe ndabasuhuza cyane. Reka dusuhuze abantu badukurikira bari muri United States of America, abadukurikira bari muri Asia, abadukurikira muri Australia, namwe ndabasuhuje cyane, by'umwihariko abari muri Adelaide, mwese ndabasuhuza. Abari muri Perth namwe ndabasuhuza, by'umwihariko n'abatwumvira mu gihugu cya Australia hariya hirya cyane, abari ku mugabane wa Afurika, bari muri South Africa, East Africa, abatwumvira bari muri Kenya, abatwumva bari muri Kenya namwe turabasuje cyane, abatwumva bari Tanzania namwe ndabasuje cyane, ndetse n'abandi mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni Kirima Buhungiro ugarutse kubabwira inkuru yacu, igice cyayo cya kabiri. Reka rero n'abandi mwese mudukurikira, wenda ntabashije guhita mvuga ndondora muri rusange kuko nzi ko muri benshi cyane, reka namwe mbahe ikaze mbabwire ni you're most welcome kuri Kabu Nation. We're going to the second part of the story of Rukundo and Rosine. Inkuru yacu rero ya Rukundo ndetse na Rosine tugiye kujya ku gice cyayo cya kabiri. Ndizera nashidikanya ko rero igice cya mbere mwagikunze cyane kuko byaragaragaye, hari abakoze like, hari abakoze share, hari abazamuye subscribers kuri channel yacu. Mostly ni iby'agaciro cyane, ndabashimira by'umwihariko. Reka rero twikomereze n'inkuru yacu ya igice cya kabiri, ni inkuru y'urukundo rwa Rosine ndetse na Rukundo. Murabyibuka rero aho twasoreje inkuru yacu, naho Rukundo yageze kuri portail agakubitanira na Mike, bose umwe ashaka gukingura n'undi ashaka gukingura kugira ngo binjire bajye guhura na Rosine. Ubwo Rukundo yari yahamagawe na shiriwe ndetse na Mike yahamagawe na mama wa Rosine, bose bagahurira ku gipangu kugira ngo binjire muri iyo nyubako. Nuko rero Rukundo atambuka ashaka gukingura, Mike nawe aba yakandagije ibirenge, amutangiye gukingura. Mike amamukubise igitugu, arambwira ati we stop gasopo, urajya he wowe? Maze Rukundo arambwira ati njyewe narinje kureba umuntu hano, ntago ari ibintu bikaze, mwambabarira nyine nimba bishoboka nkinjira nkajya kumureba. Mike ati no, abakene nkawe ntago bajya binjira muri uru rugo. Reba uko usa, reba uko wambaye, reba uko ugenda, ntago ushobora kwinjiramo. Nuko Rukundo mu ijwi ryiza cyane abwira Mike ati mbabarira basi, ndakwinginze mbabarira, ninjiremo mpure n'uwo nshaka guhura nawe, basi nushaka umunota umwe gusa. Rukundo ntabwo yari azi nimba Mike atari uwaho, ashobora wenda kuba yari azi wenda ko ari nka musaza we cyangwa se undi muntu bagira icyo bapfana, kuko bari bahuriye aho ngaho bose bataziranye. Nuko Mike arambwira ati no, ntabwo bishoboka, binabaye ibyo ngibyo ntabwo byaba ibyo kunyura aha ngaha nkawe, use nk'ukubitanye n'abashyitsi bavuye kudusura, bavuye muri uru rugo. Reka ntabwo ushobora kwinjira muri uru rugo. Nuko Rukundo atambuka asa nk'usubira inyuma, afata telefone ye yandikira Rosine, arambwira ati my dear, muye n'ikizazane gituma ninjira aho uri. I beg you, try, koresha igishoboka cyose, ariko nkubone. Nyuze inyuma y'urugo ahagana kuri kagati ku rurabo ruri hirya. Noneho nawe gira basi nkorera akajeste mbona ukuntu nkubona.
aga SMS barakanditse arakohereje. Rosine aragasoma, amaze kugasoma Rosine anyura inyuma mu gikari, ubwo mama we yari yamubwiye ati ntugomba kuva aho ngaho muri salo, Mike ataje kuko aje kukureba, ahita kujyana ahantu muhite mupanga n'iby'ubukwe bwanyu, hanyuma duhite tubashyingira mu buryo bwiza cyane. Nuko rero Rosine asubira inyuma gatoya, asa nk'unyura mu gikari anyura ku karyango gato kari kari inyuma, hanyuma arasohoka ahura na Rukundo. Nuko amubaza umuntu bahuye, akamubuza kwinjira. Rukundo aramubwira ati mpuye n'umusore munini muremure w'amasoso, ubona ko nyine afite makiryo n'akiyemero muri we. Arambwira ngo ntabwo nemerewe kwinjira mu rugo rwanyu. Ese uriya musore mupfana iki? Rosine aramubwira ati reka ntabwo muzi, nta n'ahantu muzi rwose. Nuko Rukundo aramubwira ati rero ndakwinginze reka ahantu ntituhaganirire, ahubwo by'amahirwe ndabona n'agataxi voiture kaje, reka tukinjiremo duhite tugenda nkwereka ahantu tuganirira. Nuko Rukundo na Rosine burira agataxi voiture baragenda rwose, maze bajya kuganirira ku gahoteli kari ikitaruye hafi aho ngaho iwabo. Nuko Mike arinjira, amaze kwinjira arakomanga, barakingura, arinjira, amaze kwigeramo imbere baza ahobera mama wa Rosine, ati wow, ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimiye muri njye, ntabwo ushobora kumva ukuntu nezerewe kuba ngiye guhura n'umukobwa wawe Rosine. I'm proud of that girl. Ndishimye cyane mu buryo udashobora kubyumva. Ndi kwifuza kumubona. Ubundi ari hehe ngo azabanze angwe mu byano, anshime mu byeze nshishe numva, kuko namutegereje imyaka myinshi ngo nzahure nawe pa. Nuko mama wa Rosine aratambuka ajya gushaka Rosine, arahamagara Rosine, Lolo, Rosine. Rosine ntiyitaba. Rosine. Ibi byugi byose arabikingura, ajya mu cyumba cya Rosine aramubura, agaruka mu cyumba cy'abashyitsi aramubura, ajya mu cyumba cy'abana aramubura, ajya hanze kumushakishiriza mu bwiherero asanga ntawe, asanga mu gikoni ntawe, imbuga yose arayizenguruka aramubura. Nuko amaze kumubura abona agapangu ko mu gikari karakinguye, ariruhutsa, aravuga ati Rosine yagiye, Rosine ntabwo akiri hano. Rosine ntawe ari. Nuko agaruka bwangu mu nzu arira, Mike, Rosine ndamubuze, Rosine ndamubuze, ubuze ndabigenza gute? Rosine ndamubuze. Mike ati no, ntabwo bishoboka. Yaba agiye he? No, jamais, ntabwo nabyihanganira. Nuko Mike ahita ahamagara bwangu. Mike yari afite abantu bakomeye cyane bakorana nawe, baba bamuri hafi. Aravuga ati ndashaka umujyi wose muwujagajage, mushakire agasore k'amani make kambaye nabi, agasore katagaragara neza kari kumwe n'umukobwa mwiza, kanzanire hano. Nuko barajagajaga umujyi wose bashakisha ahantu bari. Mike yaje gutumaho n'abandi bashinzwe umutekano, bari bitwaje intwaro, bati ugomba gushakisha ako gasore kitwa Rukundo kari kumwe n'umukunzi wanjye Rosine, mugashake paka mukabonye. Umujyi wose barawujagajaga bashaka Rukundo, maze Rukundo na Rosine nabo bageze aho ngaho barahaganira mu minota mike
cyane, bahita bongera barahava kugira ngo bajye ahandi hitaruye. Nuko Rukundo ahita afata n'umwanzuro w'igitaraganya wo kurongora Rosine akamugira umugore rwihishwa nta muntu n'umwe ubimenye. Hanyuma rero barakomeza barabashakisha, icyumweru cya mbere barabashakisha ntibababona, icya kabiri barabashakisha ntibababona, icya gatatu barabashakisha ntibababona. Ibona bata umutwe, ibipapuro babishyira ku muhanda bashaka Rosine ndetse na Rukundo. Nuko nyuma y'umwaka umwe Rosine abwira Rukundo ati urabona ko tumaze kwibaruka, ndakwinginze nyemerera tuzajye kureba umubyeyi. Ibyo ari byo byose naramuhangayikishije. Ruko urabizi ndagukunda, ari njye ari nawe nta n'umwe ababyeyi be baze ahari, kubera ko ari wowe wagiye utabivuze, ari nanjye nagiye nabivuze. Icya mbere ni uko njye nawe dukundana, ndagukunda nawe urankunda, ariko ndakwinginze reka tubwire ababyeyi, urabona ko twamaze no kubyara n'umwana, basi tukamubereka. Mama ajya ahora ambwira ko ashaka kuzabona umwuzukuru, umwana nabyaye, wambabariye basi tukazajya kumureba nimba nakugoye. Nuko Rukundo arambwira ati baby I love you more, nta kintu na kimwe ushobora kunsaba ngo nyikwime, ndagukunda kandi cyane cyane kurenza uko ubyumva. Nta kintu na kimwe ushobora kunsaba ngo nyikwime, reka ejo tuzitegure, hanyuma nsaba uruhushya ku kazi tujye kureba ababyeyi. Rukundo na Rosine bari barahiriwe n'ubuzima. Rukundo yarabonye akazi, Rosine ari umucuruzi, baribarutse umwana mwiza cyane rwose, umwana mwiza w'umukobwa rwose. Hanyuma baritegura kugira ngo bazajye kwa mama Rosine kugira ngo bajye kumubwira uko byabagendekeye, kubera ko mama Rosine yari amaze igihe yarihebye, barashakishije ahantu hose barabuze umwana, barashakishije ahantu hose barahebye. Nuko baravuga bati reka tuzajye kubareba tubereke ko tukiriho, tubereke ko tukiri bazima. Nuko mu gitondo rero Rukundo afata imodoka arayatsa, Rosine aricara imbere ku kanyirayo, hanyuma baragenda baganira. Ati ntabwo nzi ukuntu mu rugo bari buze kubyakira, gusa mfite ubwoba. Rukundo aramubwira ati no, don't fear, nta mpamvu yo kugira ubwoba, reka tugende, uko babyakira biraba ari uko, nta n'icyo twabirenzaho. Nuko baratambuka mu mujyi, barazamuka, bagenda mu nzira. Niko Mike yaje kuba nawe ari muri uwo muhanda. Nuko Rosine aza gushaka ko bahagarara gato kugira ngo agore kayahurute ko guha umwana, uyu mwana agende amererwe neza mu nzira aho bari kugenda. Maze baparika gatoya, Rosine ava mu modoka, Rukundo nawe asa nkaho ayivuyemo. Mike abakubitanye ijisho na Rukundo cyane ko yari yaramubonye, ariko aramushidikanya, aravuga ati ibyo ari byo byose n'uyu. Mike yatse imodoka n'umujinya mwinshi cyane, ashyiramo vitensi ya mbere. Amaze gushyiramo vitensi ya mbere ararekura, ashyiramo iya kabiri, ashyiraho umuriro mwinshi cyane. Nuko ako kanya
ntimuzacikwe n'igice cya 3 cya story yacu Urukundo rwa Rukundo ndetse na Rosine. Ese Mike yaba yaragonze Rukundo? Ese yagonze Rosine? Ese byagenze gute? Ese nyuma yaho byagenze gute? Ntimuzacikwe n'iyi nkuru ubutaha. Ndabashimiye rero cyane mwebwe twabanye muri iyi nkuru y'uyu munsi. Ndi Cyilima Buhungiro, ubakunda cyane. Ugira amahoro y'Imana.